Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe bukomeje kuduhagararaho, turacyafite amahirwe yo kubaho kugeza kuri uyu munsi, ubihere icyubahiro. Tumaze kwiga byinshi byadukebura kandi byadukosora, utahabaye ntabwo byadushobora. Turagusabye Imana ikomeye ngo tube hafi, buri wese umushyire mu nzira itunganye kandi umuhe kuyigenderamo wafashijwe nawe, ibisigaye nabyo biduhere mu izina rya Yesu. Amen. Dufite icyigisho gifite amashami abiri kandi dushaka ko nawe ukizirikana. Icyakora nyine abarambiwe batashye, abarezwe nabi amatwi yapfuye, abafite ubundi burangare bw'uburyo bwose ntabwo aribo dushaka kwerekezaho, ahubwo wowe zirikana neza ko tugiye kwigana amagambo atubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima. Ni ukuvuga ngo turavuga ku muryango, twongere tuvuge no ku buzima bw'abantu. Rero ibyo byose Imana mu migambi yayo ifite intego eshatu zikomeye. Ishaka ko ahantu hose haba heza, ishaka ko mu mutima haba heza hawe, igashaka ko mu muryango wawe haba heza hawe, igashaka no mu mubiri wawe haba heza hawe. Ibyo bintu bitatu byizirikanwa neza ku bakurikirana neza Bibiliya, bagasoma mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice cyaho cya 12 harimo aya magambo Pawulo yanditse, arangije aza kuyabwira abantu bo mu gihe cye, aza kuyavuga agize ati naho yavuze ati nukuro natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwa aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe ugusohoza rwose kandi yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zabo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Aha ngaha ni muri icyo gice cya 12. Mu gice cya 6 ho yaranditse ngo umurongo wa mbere, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, twe gushyiraho urufatiro rwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa se ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora nabyo. Impamvu nshaka no kwitaho ku murongo wa mbere gusa. Iyo tumaze kwiga ibintu bimeze nk'amateka, tukiga ibintu byiza, tukiga ibintu bivuga abandi, tukiga ibintu bivuga ibyaha, ariko dukwiriye no kwiga n'ibituvugaho. Rero aho bituvugaho ni aho ngaho mu muryango, reka twigira imbere aho dutunganyirizwa. Aho dutunganyirizwa ni muri Yobu igice cyaho cya 11 umurongo wa 13 haranditse ngo nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko kiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ibi by'ibintu bikomeye, uboneza umutima wawe, yitegera amaboko, ikibi wakoraga gite kure, wikwemera ko kiranirwa kuba mu rugo rwawe, ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa imibabaro yawe, uzabuka nk'amazi amaze gutemba. Ni Yobu 11 umurongo wa 13 n'uwa 14. Aha ntabwo mpatinda kuko umugambi nyamukuru ni uko twihuta kandi tukarangiza vuba. Muri Yeremiya igice cyaho cya 3 umurongo wa 14 hatubwira aya magambo afite icyo avuga, ariko dushaka kugira ngo nibura buri wese abashe kumva neza ibyo ari byo. Haranditse ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbebereye umugabo kandi nzabakura umwe mu mudugudu na babiri mu muryango, mbajyane i Siyoni. Ku batazi Bibiliya cyangwa batayimenyereye cyangwa se bayiga make hejuru, reka mbabwire ko uyu murongo utubwiye ngo bamwe basubiye inyuma ntibagaruke, ariko nibamara kugaruka Imana izatoranya. Nimara gutoranya izashimira umuntu habiri gusa, izamushimira aho atuye mu mudugudu, yongere imushimire iwe mu muryango. Rero ntabwo twava kuri iyi nshinga tutavuze neza ko umuntu akwiriye kureba neza uko ahagaze aho atuye, ko ahagaze mu muryango we. Niyo mpamvu mu kubyiga harimo byinshi cyane nakunda ko twigaho. Ubwo Imana izatoranya uhereye aho utuye, titoranye mu isoko, titoranye mu nzira, titoranye ku kazi, titoranye mu iteraniro, ahubwo ikagutoranya aho utuye, ikongera ikagutoranyiriza mu nzu yawe. Ni ibyo gutekerezwaho cyane. Reka twigire imbere aho dutunganyirizwa. Impamvu umuryango mwiza ni ishema.
byo ubwabyo gusa umuntu ari mu muryango mwiza aba afite ishema ryawo bwite. Umuryango kuba mwiza ni ishema ryawo bwite, iyo ni ingingo ya mbere. Kabiri, ry'abawugize muri rusange. Abantu iyo bari mu muryango mwiza, so na nyoko bumvikana, namwe muvukana mwumvikana n'abababyaye, abahungu n'abakobwa, abahungu na bashiki babo bumvikana, abakobwa na basaza babo bumvikana, mwese mwumvira ababyeyi, bose mubakunda kimwe, ni ishema ryanyu muri rusange. Ry'abaturanyi babo, iyo mutabwana n'injuro ngo bakanguke bajya gukiza, iyo mutabiba, iyo mutababeshyera, iyo mutabahoza mu manza, iyo mutabariganya, ni ukuri baravuga bati turana n'aba bantu ni amahirwe. Ubwo ni ishema ry'abaturanyi. Ku ngingo ya kane ni iry'itorero basengana. Iyo muri beza, mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien 305, muzabahasome mwitonze, na 307 mu masuba aheruka, muzasanga neza ko umuntu wese mwiziwe niwe muyobozi mwiza mu itorero, niwe mwizera mwiza mu itorero. Ibyo rero ni ngombwa ngo mbese iyo abantu bamwe usengana na runaka ngwi, ubwo muri beza, ubwo nawe uko ajya tubera neza. Usengana na runaka ngwi, ewe nta byanyu nta kigenda, niba mumwemera ko ari umwizera nawe wapi, ubwo ugasanga baguciye amazi bitewe n'umwizera mugenzi wawe. Umuryango mwiza ni ishema ry'abasengana ubwabo gusa, nabyo ubwabyo ni ikindi cyiza. Ku ngingo ya gatanu ni iry'igihugu mu iterambere. Umuryango mwiza bitewe n'uko umuryango mwiza ugizwe n'umugabo ukora neza muri Zaburi 128, ukagirwa n'umugore mwiza ushyira kuri gahunda mu Migani 31, ukagirwa n'umwana w'umuhungu n'umukobwa bikuririje Zaburi 144:12, ukagirwa n'abana beza batera ababyeyi babo kuvuza impundu, Imigani 23:22 kugeza 24. Mbese umuryango mwiza ni umugabo mwiza ugukorera, nta mugabo mwiza wazerera, nta mugabo mwiza warangiriza amasaha ye kwicara ahandi, kiretse kubataramira nimugoroba agiye kuganiriza iby'Imana, ariko abanje gusiga umubyizi uzabeshaho abi. Icyo nicyo cyiza muri ubu buzima. Noneho umugore mwiza nawe ntiyatembera ngo agende gusa azerere, ajye gusokoza no kudodesha gusa, ngo yibagire ko abana bari burye bavuye ku ishuri, ngo yibagire yuko bari bunywe, yibagire ko bazambara ibimeshe, yarangiza yamenye ko ibimeshe bizingwa, yarangiza uwo nawe ntabwo yaba ari umunezero mu muryango. Uyu mwana nawe akwiriye kumenya neza ngo abambere ntaramira nk'abamara irungu, si abo kuri telefoni, aba kabiri ntaramira nk'abamara irungu, si urungano, aba gatatu ngira si ukwihara mu mahoteli n'ibindi byinshi. Ahubwo umwana mwiza azi neza ngo data yarambyaye, mama yarantwita aranyonsa, akwiriye kuba amara irungu, kamusekera, kamusekesha, kamubaza amakuru, kamenya amateka, yarangiza kuko abantu baganiriye n'ababyeyi babo bakunda kutitinya mu isi. Iyo ni ingingo ya gatanu, ni ibyo bavuze ngo ni iry'igihugu mu iterambere. Yarangiza ingingo ya gatandatu, umuryango mwiza ni ishema ry'isi mu butwari. Aba bantu baba baziha batazabaguza, batazajya kwiba, batazajya kubeshya, batazajya kuriganya, atari inzererezi. Aba nabo ni intwari mu isi. Noneho ingingo iheruka, umuryango mwiza ni ishema ubwaryo, ni ishema ry'Imana mu cyitegererezo cyiza. Umuryango mwiza iyo bavuga neza, bagakora neza, bakifata neza, bakambara neza, bagaca mu maso, Imana iravuga ngo aba bantu bazankiriza abandi. Noneho ku bw'ibyo uyu muryango mwiza ntabwo ngutindaho cyane, reka mvuge nti ubwo rigizwe n'Imigani 6, 20 na 22, harimo aya magambo asoza ni ishema ry'umuryango gusa. Imigani 6 haranditse hagira hati, kubasoma haranditse hagira ati, mwana wanjye komeza cyose yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Aba umuryango mwiza, umugabo aba ari umutegetsi, umuryango mwiza umugore aba ari mwarimu. Noneho ku bw'ibyo, ariko iyi nama iri gutangwa ni y'umugore uri guha abana be, aravuze ngo mwana wanjye komeza cyose yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi, nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Ahangaha ndagira ngo ngaka akamaro k'ababyeyi beza, ni uko umwe ari umutegetsi, undi ubwo arashyiraho amategeko y'ingengamikorere y'uwo muryango we, n'umugore nawe akayacengeza mu baturage aribo bana be, kugira ngo nibura uyu muryango ubashe kugira icyerekezo.
aha rero ntabwo mbatinda ngiye ku ngingo ya kabiri. Aho yari umuryango mwiza, ni ishema ryabo bwite, ni ishema ry'abagize uwo muryango, ni ishema ry'abaturanyi babo, ni ishema ry'itorero basengamo, ni ishema ry'igihugu mu iterambere, ni ishema ry'isi mu butwari, kandi ni ishema ry'Imana mu cyitegererezo. Aha ndatambutse simpatinda, ahubwo ngiye mu gika cya kabiri. Imiganda ikomeza umubano hagati y'umugabo n'umugore hagomba kuba hakomeye, hagomba kuba hari ahantu heza. Rero Bibiliya ntabwo igarukira aho gusa, kuko ari umuryango turi kureba mwiza. Reka turebe, ni umugabo n'umugore. Umugabo dore ibyo asabwa byanze bikunze, mu gitabo cy'Imigani igice cya 5 umurongo wa 17 harimo inama zihabwa umugabo kugira ngo nibura abashe kuba umuganda ukomeye mu muryango we. Haranditse hagira hati, igice cya 5 cy'Imigani haranditse ngo, bibi byawe bwite kandi ntubikorereho inzaduka, isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza. Arakomeza ati, amabere ye ahora kunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Nashatse kuganirira gusa, ahubwo ujye wishimira urukundo rwe. Ubwo bigaragara ko umugabo nakunda umugore we, umugabo ure nakunda umugabo we, icyo ni kimwe. Mu Migani 12 umurongo wa 4, umugore w'ingeso nziza ni ikamba ry'umugabo we. Umugore niwe iyo agize ingeso nziza, umugabo niwe wubahwa. Muzabisanga mu Migani 31. Kamwumve uko bigenda. Iyo umugore agize ingeso nziza, uwubahwa n'umugabo, uhabwa agaciro n'umugabo. Kubw'ibyo nibwira ko abagore benshi cyane bashobora kubikora, cyane cyane igihe bakunda abagabo babo. Haravuze ngo, kavuze ngo umurongo wa 25 igice cya 31 cy'Imigani, imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho, abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi iteko ry'ururimi rwe riva mu rukundo, amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima cyane ati, abagore benshi bagenza neza, ariko wowe urabaruta rwose. Noneho umurongo wa 23 kugira ngo wumve yuko ingeso nziza z'umugore ari ishema ry'umugabo. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Ngiki cyo umugore yamaze kuba igihangange, yamaze kuba intwari, yamaze kuba umunyaburyo, amaze kumenya gutunganya no gukora ibyo ashinzwe, birangiza agakorera umuryango we n'abahisi n'abagenzi. Inshingano zimureba akazikora, izashinzwe gutegeka akazerekana, yarangiza izishinzwe umugabo akazikora neza, bituma umugabo aboneramo icyubahiro. Noneho rero bigizwe n'ibintu 8 mu gitabo cyitwa Vive et Communiquer. Nibyo ntari butindeho cyane. Ibyo bintu 8 ariyo miganda ikomeza umubano. Ni ikiganiro cyiza kandi gihoraho. Iyo urugo rujya gukomera, byanze bikunze habagira ikiganiro cyiza kandi gihoraho. Umugabo n'umugore bagomba kumenya neza ko mu kuganira kwabo ni ukwifasha ubwabo, 2 ni ugukuza ubwenge bwabo, 3 ni ukumenyereza abana, 4 ni ugutuma abana bishimira iwabo, 5 ni ugutoza abo bana nabo gushyikirana. Niyo mpamvu ikiganiro cyiza, ibyo bita bonne communication, nabyo biba bikenewe cyane. Ku ngingo ya 2 ikomeza umuryango cyangwa se igakomeza urugo, ni ukuzirikanana. Yarangiza iyi ngingo yitwa kuzirikanana, nayo iragoye kuri benshi batabizi, kuko mu gushyingiranwa kwa benshi muri kino gihe ubona umuntu bisa naho ari n'unyunyusi. Ni ibintu bita parasite mu Gifaransa. Ukabona umuntu avuga ati ko biri kose rwa rugo warujyamo, undi ati uriya mukobwa wamushyingirwa. Yarangiza yavuga ati, umuhungu akavuga ati, iwabo barakize, abasaza bafite amamodoka, iwabo bafite ubukonde, bafite inka, bafite amafaranga, burya umuntu wamushyingirwa yazaryaho. Undi nawe akavuga ati, iwabo bari abantu ni beza, barakize, ni byose, wahajya yazaruhuka imiruho y'abashatse.
yarangiza ibyo byose ugasanga icyo nicyo bita parasite, ni ukuba runyunyuzi. Oya, ahubwo umuntu ugiye kubaka aba agomba kumenya neza ko agiye asanze uwo akunda, asanze uwo ashaka, asanze uwo bazumvikana bakagera kuri byinshi kandi nawe abigizemo uruhare. Niyo mpamvu kuzirikanana rero ni nko kuvuga ngo yashonje, yafite inyota, akunda ibi, akwiriye ibi, ashaka ibi, bityo uko kuzirikanana k'ubwako gusa nabyo bikomeza urugo. Ku ngingo ya gatatu ni ukumenya gutega amatwi igihe mugenzi wawe avuga. Ibi bintu byitwa gutega amatwi ndakuvuga nabyo ubwabyo ni ubundi bwenge bwubaka urugo. Iyo mugenzi wawe agiye kuvuga akaba ataramugize ikiragi, ukaba utaramugize uwumiwe, yarangiza akaba yaramaze kumva neza ko agomba kuvuga nawe, ko nawe yatanga igitekerezo, ko nawe yatanga icyerekezo, ko nawe yafata imyanzuro, ko nawe yavuga ingambi izo arizo, ko nawe yagira icyo ashima cyangwa agaya, ko nawe yavuguruza. Yarangiza iyo mubanye mutyo urugo rurakomera. Uzi neza ngo ushobora kuvuga uti duhinge hariya ibirayi, bakavuga toya uribeshye cyane, turahinga ibirayi ntabwo uzi kubona ko hahinze benshi ko bizera bitagira isoko, ahubwo turahinge amateke azajya kwera, najya kuva mu mezi 6 tuzayakuramo duhinga ibirayi abandi badahinze cyane. Nawe mbese akakuvuguruza, ibyo bikabaho. Ibyo nubwo atari benshi barezwe batya, kuko iyo wabyawe n'abatarabucyaga inama nawe ntuyitanga. Niyo mpamvu ari ikibazo. Eva ati kumenya gutega amatwi igihe mugenzi wawe avuga. Ku ngingo ya 4 ikomeza urugo ni ukuvugana no gusubizanya ubwitonzi n'amakenga. Kuvugana ariko ukagira ubwitonzi, kuvugana ariko ukagira amakenga, gusubiza ntupfe gusubiza gusa, ntukagira icyo bita familiarite, ntukamenyerane n'uwo washatse ngo uzavuge uko ushaka mu gihe ushaka n'ibyo ushaka, ahubwo jya witonda urebe uti iri jambo aramutse arizigamye akarigira ubutunzi bwe atazarekura, ahari aho ntabwo nazagira inshyuro y'ubuzima bwanjye bwose. Icyo nacyo bigomba gutekerezwaho. Niyo mpamvu ku ngingo ya 4 ni ukuvugana no gusubizanya ubwitonzi n'amakenga hagati y'abashakanye. Ibi ngibi nayo ni inkingi ikomeza umuryango. Ku ngingo ya 5 ni impaka zubaka, ibyo bita mbese ni discussion constructive niko babyita. Uba ugomba kumenya neza ko umwe ashobora kuvuga atya undi atoya sibyo, undi ati turuka dutanga ikimasa ati bukiretse ahubwo tanga ubugwate. Yarangiza se aya mafaranga ngiye kumuha 10,000, aturamuha 10,000 se wamuha 15 ko nawe urikubona 10 ko ntacyo ryamara ko ritazana nibura n'agace. Bityo ibyo ibitekerezo bidasenyana ahubwo byubakana, aho umwe acumbura undi cyangwa akamushimira cyangwa akamwunganira cyangwa akamugoboka. Yarangiza iyi nkingi nayo ikomeza umuryango. Ni impaka ariko zubakana. Ku ngingo ya 6 ikomeza umuryango. Mwibuke ko turi ku miganda ikomeza umuryango, umubano w'abashakanye. Ni ingingo 8 cyangwa se ni imiganda 8. Noneho ni ukubaka ubucuti buhamye. Abantu benshi cyane ntabwo bazi yuko hagati y'umugabo n'umugore hagomba kuba mu bucuti. Iyo bubuze ntabwo biba byiza, hari igipfa, hari ikitagenda neza. Akwiriye kuba mu bucuti buhamye. Umuntu yari inshuti muzabikurikirana, ntabwo reka mvugeho gake cyane mu gitabo cyitwa Vive et Communiquer. Iyo umuntu ari inshuti yawe hariho ibintu bijya bimuranga. Iyo umuntu ari inshuti yawe hari ibintu bimuranga. Un véritable ami cherche le meilleur dans l'autre personne. Iyo umuntu ari inshuti yawe nta gushakamo amakosa n'amabi, ntatubura gato wakoze, ahubwo ahora kubona mu icyiza gihora kiruta ibibi akubonamo. Ku ngingo ya 2 manifeste un intérêt attentionné pour l'autre personne. Ajya abona akwishimiye cyangwa se mu yandi magambo akwitaho byihariye. Ku ngingo ya 3 iyo umuntu ari inshuti yawe on peut partager de points forts aussi que de faiblesse. Iyo umuntu ari inshuti yawe ntutinya kumubwira aho ugira intege nke naho ugira imbaraga, aho utsimbarara, ahagoye, aho ugira ubute, aho ukunda ibyo ukunda. Iyo umuntu ari inshuti yawe umubwira n'ibyo ukunda, ukamubwira aho ugira intege nke. Ku ngingo ya 4 écoute toujours attentivement et tente de capter le message sans le déformer. Iyo umuntu ari inshuti yawe agutega amatwi yitonze, ntagirire imucika kandi ntahindange ibyo umubwiye, ntabigoreke. Yarangiza ngo avuge uko utavuze, ngo avuge aho uterekeje. Oya, iyo umuntu agukunda niyo uvuze ibitandamye arabitandamura, avuga ati naha ari uvuze siko agomba kuvuga, ahubwo uvuze icyo ukunda ariko ndakumva ibuke nenda bizi.
ibyo ni inshuti yawe ngubu. Ku ngingo ya gatanu, est disposé à pardonner promptement. Iyo umuntu ari inshuti yawe, kukubabarira biramworohera nta kandi kenshi, ntabwo abangukira kukubabarira, ntasigara akomeretse kuko ajya kubona ko atari umugambi wawe wo kumubabaza, nicyo gituma mu kumubabarira bimworohera. Ku ngingo ya gatandatu haravuze ngo nimiri jamais l'autre. Iyo umuntu ari inshuti yawe ntajya yigera kwandagaza ibyo unanirwa, ibyo udashoboye, naho kada ariyumanganya akabirangiza muri wowe, agakora ikivi cyawe n'ike kandi ntabibwira abandi. Iyo aba ari inshuti yawe. Un ami est quelqu'un sur qui on peut déverser tous les contenus de son cœur. Umuntu witwa inshuti yawe umubwira kari ku mutima kose, yarangiza regret la paille ensemble, ukamumenaho icyo bise ngo ni imbuto n'umurama. Sacha que maître tendre le prendra et en fera le tri. Maze ukamenya neza ngo kuko ari inshuti yanjye, reka mbimusukeho byose, arayungurura asigarana imbuto atumurama. Ngo w'inshuti yawe rero kubw'ibyo ahangaha rero kuri iyi ngingo nari nshinzeho kubaka ubucuti buhamye, ngiye ku ya karindwi, ni uguhana agaciro kagenewe buri mwembi. Yarangiza iyo umuntu inkingi yubaka umuryango ikawukomeza, ni uguhana agaciro. N'umwana wawe nubwo yaba yakosheje, jya wiga kumukubitira mu cyumba ariko ubanje kumuganiriza. Ntukamutere imijugujugu abandi bareba, ntukamucire mu maso abandi bareba, ntukamwandagaza abandi bareba, ntukamunegurira abandi. Iyo umuntu yandagajwe nawe akura yandagaza abandi. Niyo kubw'ibyo ntukandagaza uwo washatse kandi ntukandagaza uwo wabyaye, kugeza ubwo bizakubyarira kutandagaza wo muva indimwe, kugeza ubwo bizakubyarira niba mwakoranye ikigo cya mu gitondo kutangiranye n'umwigisha wa mbere. Mwumvishe neza ko tuzajya tugera n'igihe umuntu yibuza akanga gutega amatwi abavuga abandi, yarangiza nabyo bizadufasha cyane. Ku ngingo ya 8 ariyo iheruka mu miganda ikomeza umubano, ni ubufatanye mu gukemura ibibazo bikomeye. Buriya hari abantu tukwiriye kwirinda wa mugani w'abakuru baca, ni umugani w'aborozi baciye aravuga ngo uwo washatse mufatanya kuzirya zashira akakwita igisambo. Nanze kwirirwa mvuga twinshi aho ngaho. Mwana yariye mwembi, yarangiza ni amafaranga yo muri banke, ni inka mwari mufite, ni akarima mwagurishije, ni parisere mwagurishije, muguramo inkweto nyinshi, muguramo imyenda myinshi, mwubaka inzu ihenze, yarangiza mufatanya banke mwemeranye, byamara kubagaruka umwe akava mu wundi akavuga ati narabivuze. Yarangiza oye, mujye mufatanya gukemura ibibazo bikomeye. Yarangiza ngo uko mbese ntabwo ari umuhungu wa wa mugore, ntabwo ari umukobwa wa wa mugore, si abana bacyurirwa se uya, ntabwo umugore abwira abana be ngo n'ubundi niko wanyu mwabaye na so wanyu niko bameze. Mufatanya gukemura ibibazo bikomeye. Ngiyi imiganda ikomeye 8 ikomeza umubano. Ndayisubiramo, ni ikiganiro cyiza kandi gihoraho, ni ukuzirikanana, ni ukumenya gutega amatwi igihe mugenzi wawe avuga, ni ukuvuga no gusubizanya ubwitonzi n'amakenga, ni impaka zubaka, ni ukubaka ubucuti buhamye, ni uguhana agaciro kagenewe buri mwembi, ni ubufatanye mu gukemura ibibazo bikomeye. Ibi nibyo bitera kumvwa no kumvikana. Mbese ibyo nibyo bituma iyo umuntu ari uko washatse, ubwo uba wumva uwo washatse nawe akumva, mwarangiza mukumvikana. Ibyo kumvikana ubundi ni ukumvwa, yarangiza n'undi akakumva mukumvikana. Ingingo ya 3 nayo yitwa uburere bwiza, kuko turi kwigana ijambo ritubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima. Ubuzima niko twabugeraho ko niyo ngingo iri buheruke, iri bunafate n'umwanya munini. Uburere bwiza niryo shema ku bagize umuryango. Tukajya utegereza, kuko nta utegereza gutera imbuto ipfuye mu murima ngo azasarure neza, ngo nuhinga nabi utegereze gusarura umusaruro ukitse, ngo nuhinga bitari ku gihe. Abana ni umurima, abana urabahinga neza, ukabateramo kumvikana, ukabateramo gukura, ukabateramo gukundana, ukabateramo gushyikirana, ukabateramo umwete, ukabateramo kumvikana, ukabateramo ubuntu. Abo bana ntabyo bafite, ahubwo niwo uzabibateramo nka se na nyina. Noneho kubw'ibyo icyo nicyo gitumye mu migani 22:6
menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Natayivamo rero ndagira ngo aho ngaho niho ndi bwiteho cyane. Iyo yamaze gukura rero, iyo yamaze gukura, ni Imigani 23 umurongo waho wa 22 ndageza 25 haranditse ngo birasaba kubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Hari ikintu gishimisha iyo umaze kubagaburira, warabahetse mu nda, ukabaheka ku bibero, ukabaheka mu mugongo, ukabavuza, ukabigisha, ukabambika, ukabamara inyota, ukabaha utwo bakeneye. Wajya kubona ukabona ageze mu myaka 14 agatangira nawe kukwitura, yarangiza kumva ashaka kuba hafi yawe, kugusetsa, kugutashya, kukuramutsa, kukumesera, kukuzingira, kugupasiriza. Yarangiza ukabona guhanagura inkweto. Umubyeyi watangira kuvuga ngo uyu rero ntazamfubira namubonye. Icyo gihe ntabwo biba ari byiza cyane kurutaho iyo umubyeyi ahagaze imbere y'abana be atabahisha habika, atabahisha inyungu ziri. Ariko iyo utangiye kwiringira abana b'abandi, ukumva utatuma uwawe, burya igihombo kiba cyamaze kuboneka. Niyo mpamvu se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Nicyo gituma iyo abubyaye iyo bafite ubwenge batangira kukuruhura, batangira kukumva neza, batangira kukumara irungu, batangira kuganiriza. Yarangiza iyi ngingo nayo irakenewe mu kurera rero, kuko ntabwo tureba ngo bwa mbere ni ukubaha no kumvira. Icyo ni kimwe umwana agomba gutozwa, kwitegeka akabitozwa, amagara mazima akigishwa uko haboneka. 4 ni ukwimenyereza inshingano, umwana agomba gutozwa hakiri kare gukora. 5 ni isuku na gahunda, umwana agomba kubitozwa. 6 ni ukwiyoroshya. 7 ni urukundo no kwiyanga. Umuntu warezwe neza ngibyo ibintu agomba gukora, ni ibyo bintu 7. Ni mu gitabo cyitwa L'essentiel de l'évangélisation sanitaire. Ahangaha ntabwo ndi buhatinde na gato. Ushaka kurera umwana wawe, mwubahe, mwigishe kubaha no kumvira. 2 umwigishe kwitegeka. 3 umwigishe amagara mazima. 4 umwigishe kwimenyereza inshingano. 5 isuku na gahunda. 6 kwiyoroshya. 7 urukundo no kwiyanga. Uzamwereke neza ko ubu buzima muri kureba kugira ngo ubane n'abandi neza, unabaryohere, ni ukubaha ikiryoshye. Iyo utangiye kubaha ikiryoshye ngo bakuboneho, nabo baragukundura baryohera. Ntabwo burya abantu baryoherwa n'icyo uri cyo, ahubwo baryoherwa n'icyo wamariye. Zirikana neza ko abana bawe nabo icyo bazakumarira nicyo kizavuga ko uryoshye, kandi nawe icyo wamariye nicyo wabona ko uryoshye. N'abaturanyi bazabakundira icyo wabamariye. Ariko ntiwikibwire ko umwana wawe wiryamirira, utarabwira umuturanyi ngo waramutse. Ntiwibwire ngo umuturanyi azamuhamagara azamuha agakoma karimo ubuki. Oya, umuntu wese ku isi icyo amaze nibwo buryoshye, muri umunyu w'isi. Aha rero ntabwo mbatinda, ahubwo ndasoma igitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi 313. harimo aya magambo ngiye gusoma. Kubakurikiranira neza ubu ingingo y'umuryango, ndi hafi kuyirangiza, kuko iya mbere wari umuryango mwiza, 2 yari bikomeza umuryango, 3 bwari uburezi. Ubu ibirebana n'umuryango ndi hafi kubisoza, kugira ngo nibura tuyungukire ku birebana n'amagara y'abantu. Rero kubera iki ahangaha, dore wumve mu muryango icyo hamaze. Les enfants deviennent dans une grande mesure ce que sont les parents. Ahanini cyane burya abana baba icyo ababyeyi babo babaye cyo. Giteye ubwoba iyi ngingo kuba yumva. Niba abana bawe bazaba icyo uri cyo, jya ubanza urebe icyo uri cyo. Niba wararyamye bazaryama, niba warasenze bazasenga, niba warasomye bazasoma, niba wararimbye bazaririmba, niba waratanze bazatanga, niba warubashye bazubaha. Mu yandi hafi abana benshi cyane bahinduka mu rugero runini icyo ababyeyi babaye cyo. L'état physique de ceci, leur disposition, leur goût, leur tendance intellectuelle et morale se retrouvent chez leurs enfants à un degré plus ou moins élevé. Imiterere y'impagarike yawe
imiterere yawe mu buzima, ibyo ukunda, ubuhanga bwawe, ubwenge bushinzwe gutunganya abana bawe ntibanganya nawe ariko babigabanaho. Ubwo bivuze ngo bagira impagarike, bagira imiterere, bagira ibyo bakunda, bagira ibyo bashoboye, bagira ibyo batunganya, byose ntibanganye nawe ariko bakakungukiraho. Pour les idéales nobles, pour les facultés intellectuelles, spirituelles sont développées, uko uboneye, uko ubuhanga bwawe n'ubushobozi bitunganye, ubukristo bwawe uko butera imbere, plus sont solides leurs forces physiques, mieux leurs enfants sont armés pour la vie. Umubyeyi wese uboneye, umubyeyi wese ujijutse, umubyeyi wese uri mu by'umwuka ukomeye, mu by'umwuka, umubyeyi wese ufite iterambere ry'ubwenge, uko ashikama mu mbaraga no mu mpagarike, niko n'abana be bazaba bafite intwaro mu buzima. Ubwo bivuze ngo ahangaha amenya neza ko ari uko bikesha. Bizabyara iki rero? Haranditse hagira ati en cultivant ce qu'il y a de meilleur en eux. Iyo ukomeje gutunganya ibyiza bikurimo, ils exercent une influence qui forme la société et édifie les générations futures. Umubyeyi kwifata neza kwe niko aba yubatse rubanda n'ahazaza. Haba habaye iki? Binyurira hehe? Biza hehe? Bwa mbere hari ihererekanyamurage. Abakubyaye n'abababyaye bajya bakwanduza intege nke mu mubiri wawe. Ku bw'ibyo rero uba ugomba kumenya uko ahangana nabyo. Guhangana n'indwara dukora kuyahererekanyamurage bidusaba kurya ibyo kurya bifite ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi kibisi n'iry'umutuku. Yarangiza biba bifite B9 bita acide folique. Yarangiza ugashobora guhangana n'ubute, n'indwara, n'ubumuga, n'ubugoryi, n'ubutandame, n'uburangare, n'umwanda byahukomoka. Izo ndwara zose zishobora kuba zikomotse aho ngaho. Ku ngingo ya kabiri ni indemano kavukire. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi cyane nko muri kino gihe cyacu uhura n'abantu benshi cyane ugasanga batazi biva hehe mu kuvuka. Ubundi kuvuka umuntu ategurwa kugera ku myaka 6, agomba kuba ateguwe mu buryo butanu. Ubu ndavuga umwana amezi 3 abanza wenda gushyingirwa, urya neza ukarya ibyuzuye. Wamara gushyingirwa hasigaye iminsi 3 ngo uteganye yuko ushobora gusama, ukongera ukavugurura imirire, imitekerereze n'imikorere n'imigambi. Ubwo mu masaha 72, amezi 3 igice cya mbere, amasaha 72 uri kwitegura gusama. Nyuma wamara kumenya ko wasamye, ukamenya gutegura umwana ari mu nda, ukarya indyo yuzuye kugira ngo nibura utazahugwa cyangwa umwana akazabura intungamubiri zihagije, dore ko baravuze ngo malnutrition pendant la grossesse, maladie pendant la jeunesse. Urya nabi utwite ukazagira ingimbi y'ikimuga. Iki kibazo noneho ku bw'ibyo noneho ahangaha bigomba kwitegurwa hakiri kare, ntibirangarweho. Ibi byo kwita ku myenda n'amazu mwararangaye, mukosore. Ubuzima nibwo butunzi bwa mbere umuntu atunze ku isi, iyo buhungabanye umuntu aba yandagaye. Niyo mpamvu ku ngingo ya 3 indyo nke ikennye itetse nabi, nabyo ni ibindi byonona ubuzima. Iyo uriye ntuhage, umubiri wawe ukabura proteine, noho ntukuri icyo bita elasticité, ntukururuke, iminwe igatangira gusaduka, yarangiza utangira kurwara ibingwete, ukatangira kurwara ibihushi. Yarangiza aho nahagaragarira amaso gusa, ariko ahandi henshi abarwayi ntibare uko hangana, aho bizatuma abenshi no mu myanya yo kororoka basaza mbere y'igihe. Noneho indyo nke ikennye kandi itetse nabi yonona amaraso, ikica imyanya igogora. Aho na hafi indwara ha 3. Aha 4 ni umwanda w'ubujiji n'ukomoka ku busirimu. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Hariho abifitiye umwanda w'ubujiji, akaba abandi bo bawuterwa n'ubusirimu, ariko nabwo ni igice cy'ubujiji, kuko byanze bikunze uba ugomba koga mu mutwe, ugakaraba intoke. Ntupfe kurya ibyo kurya udakarabye. Izi ntoke muri kureba zirimo terminaison. Umubiri w'umuntu wose uhamena imyanda, wiyupfa gufata ibyo kurya gushyira mu kanwa. Noneho kubw'ibyo ntiwahora ukaraba rero kandi uryagagura. Aho uhuye naho kose urarya. None se wajya uhora ujyana amazi mu icupa yo gukaraba? Oya, bisaba kugira ngo ugire gahunda yo kurya, kugira ngo uzagire na gahunda yo gukaraba wenda kurya.
ariko ntabwo wagera aho bitanditse ubunyobwa ngo ubukozemo aho umwumbati ubufashe ntugera aho umuneke uburiye umukati ngiyo kwa Nyirangarama ngaho yarangiza bigusaba byanze bamwe baranabahendahenda ngo bashyiraho seriviyete akanga kuyifata. Icyo nacyo bikaba ikibazo. Rero ku bw'ibyo umwanda w'ubuji n'uw'ubusirimu nabyo bibaye ikibazo. Noneho ku ngingo ya 5 ni ubunebwe ku bato n'abakuru. Iyo umuntu ari umunebwe indwara ziramufata kuko amaraso ntashyuha ngo avuduke ku rugero ruhagije. Ubundi imitsi y'umuntu imeze nka za rigore. Iyo amazi ari make muri rigore imyanda ntivamo, ariko iyo imvura yaguye cyane imyanda iratemba. Ni nako umuvuduko wo gukora, umuvuduko wo kwihuta, umuvuduko wo kwikorera, umuvuduko wo guhinga yarangiza bituma amaraso yihuta neza maze imyanda ikagenda itakara, woga ikaba yasohotse, wayihagaritse, wayitumye, wayoze, bitewe nuko umubiri wawe ugira umwete. Ku ngingo ya 6 ni amahoro make n'umutima mubi. Iyo ufite amahoro make watejwe n'abandi, iyo ufite umutima mubi nawe ugirira abandi, indwara ziragufata mu buryo bworoshye. Nicyo gituma muzabisanga mu gitabo cyitwa Intekerezo Imico n'Umuntu mu cyigisho cyacyo cya 49. Intimba, agahinda, umubabaro, ipfunwe, ibyo byose bishobora gutuma ubuzima bwawe amaraso atembera nabi, igogora rigenda nabi, indyo itakuyoboka, umwijima wawe ukora nabi. Icyo ku ngingo ya 7 reka ariho nirareba ari iheruka, ariko tugiye kwinjira mu miti noneho nyirizina. Twashaka kubereka neza aho indwara zituruka. Ni ukuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe. Iyo umuntu atamenye gahunda igenga umubiri we, umwana ni amezi 9 mu nda. Imihango y'abakobwa ni iminsi 4, yahungabanaho gato cyane ikaba iminsi 5. Birasaba neza ngo umenye neza ko umwana mu nda abwiramo ibihe 3. Yarangiza ibyo bihe 3 bigira ibyo kurya byabigenewe. Uri ku ishuri arya atya, uri guhinga akarya atya. Ibyo byose jya umenya gahunda y'umubiri wawe, kuko kuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe birahagije gutera indwara. Ibyo bizaba ari ikintu gikomeye cyane. Nashatse ko nibura buri wese yagerageza kumva bitagoranye. Musomye mu gitabo cyitwa ibimera bivura cyangwa se ibimejeje bivura, paje yacyo 161, paje 161. Muri icyo gitabo haranditse hagira hati, ni amagambo make cyane ndi busome, abambe ndasomamo menshi. Ibyo bita mu byo turya dukeneye ibidukingira umugese, bivugizwe na vitamine A, vitamine C na vitamine E. Muri ibyo nabyo tukagira ibyo bita imyunyungugu, turayikeneye cyane. Ntabwo ndi bugaragaze kuvuga kuri byinshi, ahubwo navuga ngo imyunyungugu nibura imwe dukeneye, nge nawe wowe utwumve neza. Iyo tugeze ku by'ubuzima nta yoboka dini tuba turimo, tuba tugeze kuyoboka Imana nyakuri, kuko ubwo Imana yakuremye yaguteganyije n'ibyakugwa neza. Ibyakugwa neza biranditswe, jya ugerageza gukurikira neza. Uyu mubiri wawe ukeneye umunyungugu witwa calcium. Le calcium est nécessaire à l'édification des os en présence de vitamine 2 dans les fonctions neurovégétatives et circulent dans le sang. Calcium irakenewe mu kubaka amagufa. Iyo igize amahirwe ikageramo igasanga ufite na vitamine bita 2, maze bigakorera mu myakura ikorera mu mubiri, kandi calcium ikunda kuzerera mu maraso. Ibyo rero wayikura he? Iri muri dodo. Aho niho wabona calcium. Yubaka amagufa, yubaka amenyo, ituma umutima utera neza, ituma usinzira neza, ariko iboneka muri dodo, ikaboneka mu ngano, ikaboneka muri seleri, ikaboneka mu mashu mabisi, ikaboneka muri kumino, bazibona muri za alimentation zirimo, mu mboga zitwa pinari, mu mboga zitwa fenouil, mu dushyimbo twitwa lentille, mu two bita grenadere, mu tunyamavuta yitwa piripiri mangira, tugira utuntu tugiye kumera nka karoti twitwa nave, imboga za puwaro, byitwa quinoa nabyo ni ibinyampeke, yendese yitwa sayiri, zangano mboga vitamine z'igikoma, sezame na soya. Ushaka calcium kugira ngo impamvu kuko isi nahera kuri calcium. Kino gihe usigaye usanga umuntu w'imyaka 50 ari gukuka amenyo, ugasanga umusaza w'imyaka 100 akiyafite yose, ugasanga undi we ngo amagufa ye ngo ari ku mungu,
abandi bati za disike zarahombanye. Nta kindi kibiteye, mumenye neza ngo mu mboga mwitaho cyane mu miryango yanyu, muzamenye ko muzakenera dodo, muzakenera ingano, muzakenera seleri, muzakenera amashu mabisi, muzakenera komino n'imboga zitwa kreso, muzakenera epinari, uzakenera imboga zitwa fenouil, udushyimbo twitwa lentille, uzakenera icyo bita graine de lin, uzakenera iyo bita piripiri-manga, utuntu tumeze nka karoti, uzakenera imboga za puwaro yitwa kino. Ngenda shaka mwite kuri ibi dufite iwacu gusa cyane, ni dodo, ni ingano, ni seleri, ni amashu, ni puwaro, ni sezame, ni soya, epinari n'ibishyimbo bya lentille. Turabifite iwacu. Turashaka ngo tugire amagufa n'amenyo bikomeye, turakeneye ko dukomera tukumva dufite twenye mu buzima, kuko umusokoro iyo upfuye yarangiza igufa rirapfa, iyo ripfuye umuhoro urapfa, iyo umuhoro upfuye imitsi irapfa, yarangiza ugasanga abantu ngo barwaye indwara z'imitsi, ngo abandi barwaye iz'imihore, ngo barara baribwa, bafite ibinya, nta kindi kibitera ariko calcium yabanye nke. Ndagira ngo ntabwo ndihutira ahandi, icyo bita fer, dukeneye umunyungugu wa fer. Uyu ni responsable de l'oxygénation des cellules. Niyo fer niyo ituma ingingo z'umuntu zisa n'izihumeka, zigata imyanda mibi zikakira imyiza, zikakira umwuka mubi zikakira umwiza. Uzivahe rero fer nayo muri dodo irimo, mu mboga bita bazilike, yewe mu ngano zirimo, mu bihaza irimo, imboga za pinari zirayifite fer, fenouil irayifite, ibinyamisogwe birayifite, yewe puwaro irayifite, umuceri utakobo urayifite, na sezame irayifite. Ukeneye, iyo ubuze fere nturyoherwa, iyo ubuze fere ugira ibizungera, iyo ubuze fere ibyo urya biratakara bigatuma umurongo wabyo. Ngiyi impamvu ari ngombwa kumenya neza ibisabwa, ngo buri wese ajye amenya neza ibikenewe n'ibyihutirwa. Noneho harakomeje, dukeneye akantu bita, nagerageje gusa n'utoranyamo ibintu by'ingenzi kuri benshi. Dukeneye icyo bita iyode. Muri kino gihe cyacu aho dusigaye tuyikomora hararuhije, ariko bisabwa no kwihuta. Iyo tuyibuze turwara indwara zo mu muhogo, iyo tuyibuze iyode turwara imyingo. Yarangiza ibyo rero, entre dans la composition des hormones produites par le thyroïde, iyode niyo ifite uruhare mu kurema imisemburo ngengamubiri ikorwa na thyroïde. Ibava hehe rero? Chou brocoli, carotte, graine de lin, nave, onyo eradi. Ushaka iyode wayibona mu mashu yitwa chou brocoli. Iyi chou brocoli ntabwo ari iyo gutanga iyode gusa, ahubwo iri no mu bintu bituma abantu batagwara ka kantu bita H pylori, cyangwa se ka gakoko gatera kanseri kaba mu gifu. Chou brocoli mujye muyishaka. Yarangiza ukeneye karoti, ukeneye na onyo na radi. Utu tuntu twari dutanu wadusya akadushyira hamwe, akanywa ibyo bita smoothie yabyo. Yarangiza yaba ariye neza kandi akaba abonye iyode, kandi akaba agiye gutuma tiroyide ye ikora neza. Ntabwo abantu benshi barwaye, ahubwo ingingo zabo zabuze ibyo zikeneye. Zibuze ibyo zikeneye rero, iyi modoka ishize esanse ntabwo bavuga ko ubwo igomba kujya ku igaraje, ahubwo ujya kuri sitasiyo. Nicyo gituma ubuzima bwawe si ngombwa kubwirukankiriza kwa muganga, ahubwo ujye ubwirukankiriza mu isoko, ubuhe ibyo bukeneye, uzabona ingingo nizibona ibyo zikeneye, nawe uzabimenya ari uko wize, dore ko kwizera kongerwaho ingeso nziza, ingeso nziza ukazongeraho kumenya. Aha ntabwo naho ndi buhatinde, ngiye ku myunyungugu bita magnesium. Impamvu iyi magnesium nayo ni umunyungugu nawe ukenewe, active la vitamine C, facilite la fixation de calcium et de phosphore. Kubwo kugira magnesium, vitamine C ibona ifata ikabona n'iki ikora, kandi calcium igakora neza n'iyitwa phosphore. Nuvuga ngo biriya bintu birakorana, bigakoreshana, bigakenerana. Noneho kimwe iyo kibuze, ikindi nacyo kibura umubyizi. Ubwo mbese ni nk'umuntu waba ari gushaka amata, aba ari gushaka amavuta afite amata ariko akabura igisabo. Ubwo byaba ari ikibazo. Ni ngombwa ngo ubone naho ukorera. Rero kubw'ibyo, ubwo biramutse wahira inka yawe yonsa, ariko ukayahirira yarasanguye, n'ubundi ntabwo wabona amata. Mu mubiri w'umuntu harimo ibintu bikenerana. Magnesium niyo ikoresha vitamine C. Magnesium niyo ituma calcium ikora neza. Magnesium niyo ituma phosphore ikora neza.
wayikura he rero magnesium? Iri mu ngano n'ubundi nk'ikiribwa cy'ingenzi. Dore muri bya biribwa bitanu bikomeye, muri bya by'amategeko adahinduka yerekeranye n'ubuzima, ni uko umuntu akwiriye guhumeka buri munsi, akanywa amazi buri munsi, agasinzira buri munsi, akarya ingano buri munsi, akarya inyanya buri munsi. Ibyo ni byo bintu bitagomba kubura. Ingano rero abenshi muri twe dusa n'abantu batazigira mu buzima, ahubwo dufite ububata bw'ibyo kurya runaka. None ingano zibarirwa mu bifite magnesium, imboga za pinari zifite magnesium, imboga za fenouil zifite magnesium, imiteja ifite magnesium, n'imbaraga zose n'imboga zose z'icyatsi kibisi gitsibaze, udushyimbo twa rantiye dufite magnesium, grenadere ifite magnesium, uburo bufite magnesium, yitwa quinoa ifite magnesium, umuceri udakoboye ufite magnesium, sesame ifite magnesium, n'ibihwagari bifite magnesium. Noneho bivuze ngo ubwo calcium yacu yarikoresha amagufa, ariko igikora ari uko ibonye magnesium. None phosphore yacu ituma amenyo yacu akomera, ariko nayo ikora neza ariko ibonye magnesium. None magnesium tubonye ahiva ni mu ngano, muri epinari, fenouil, imiteja, ibishyimbo bya rantiye twitwa grenadere, uburo, quinoa, umuceri udakoboye, sesame n'ibihwagari. Aha ngaha rero nibyo bintu bikomeye cyane tugomba kugira. Hirya yabyo dukeneye icyo bita manganese. Iyi manganese nayo c'est métal entre dans la composition de nombreux complexes enzymatiques et agit sur la croissance. Manganese iri mu bintu bitera igikuriro. Ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane bakeneye kuyibona, bakwiriye kuyibona ariko banazi n'ikimaze. Iyo ubwayirema imisemburo mvuzo, iyo misemburo mvuzo ikaba ari ikorera mu gikuriro cy'umuntu. Umusatsi gukura ntupfuke, inzara gukura ntizivunike, yarangiza mbese akantu kose kakuriho kagira igikuriro gihoraho gakeneye manganese. Ni muri beterave, ni karoti, ni seleri, ni kreso, ni epinari, ni fenouil, ni uburo, ni onyo, ni puwaro, ni sesame, ni sayiri, n'ibihwagari. Ibi nibyo bintu bikungahaye. Ntabwo bavuze ngo byose ugenda ubihuzahuza, ahubwo nudakoresha kimwe none ukoresha ikindi ejo, koresha kimwe none ikindi ukoresha ejo. Kibi biroroshye cyane, nko bakubwira ngo ufata beterave imwe, ufate karoti, ufate seleri, ufate na epinari, ubisike, yarangiza ejo uzafate onyo, ufate puwaro, ufate ibihwagari, uvange, ubisike, waba ufite manganese itera igikuriro. Ingingo zawe zisaza buri munsi, izikura buri munsi, abana bawe, umusatsi wawe, inzara zawe, uruhu rwawe, ibyo byose kugira ngo bikore neza bikeneye iyo bita manganese. Noneho aha tugeze ku kantu bita zinc. Zinc c'est un métal constitué de nombreuses enzymes et entre dans la synthèse de protéines. Zinc ku bwayo gusa iri mu bintu byinshi cyane birimo imisemburo mvuzo, ariko igafasha neza proteine turya. Noneho iyo proteine turya iyo tuyoboka neza ku bwa enzyme, ku musemburo mvuzo witwa zinc. Iboneka rero zinc mu mboga zitwa bazilike zirayigira, yitwa beterave ikayigira, ibyo bita ingano zimejeje zikayigira, karoti zikayigira, amashu akayigira, ibihaza birayifite, epinari zirayifite, lentille irayifite, uburo burayifite, onyo irayifite na sesame. Ibyo bizatumarira iki rero mu kumenya neza ibyo dusabwa mu gihe nk'iki ngiki? Kuko iyo hatabaye kumenya ibi bintu bituma dupfa kurya gusa, kandi iyo umuntu apfuye kurya apfa no gupfa, agapfa no kurwara. Ibyo ari byo byose akorohera byose, ibishuko bikamworohera, indwara zikamworohera, imico mibi bikamworohera, kuko yariye nabi. Niyo mpamvu kurya neza bikenewe, kandi kurya neza bibanzirizwa no kumenya neza. Dukeneye amavitamine. Amavitamine nka B, ibyo bita vitamine B complex. Iyo mugiye kwa muganga niho mushobora kuyibona gusa. Iyo bavuze ngo vitamine ni vitamine B complex, aba ari B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu bahuje. Yarangiza izo présente dans l'amande, basilic, betterave, brocoli, céleri, chou, graines de courge, carotte et céréales. Iyi B complex uyishaka iri muri dodo, iri muri beterave, iri muri chou, brocoli, iri muri céleri, iri mu mashu, iri mu nzuzi z'ibihaza, iri muri karoti, iri muri céréales, bambaye ibinyampeke bisanzwe,
ndetse aho ngaho niho nava ngo iri mu buro, iri mu onyo, irayifite ibinyamakakama byose ndetse radi na sezame. Ndagira ngo ibinyamakakama byari bivuzwe hariya ubwabyo gusa. Kubera iki? Ndavuga kuri bike cyane kuri ya mavitamine. Tuvuye kuri B complexe ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, noneho tugiye kuri B ya gatanu, turayikeneye cyane. Iyi B ya gatanu iboneka muri seleri n'ingano, ikaboneka muri onyo bifite udushyimbo twa rantiye. Dukeneye B ya gatandatu, ya yindi isabwa kuribwa n'inkumi n'abagore bakiri bato bakibyara kugira ngo be guhugwa. Iboneka mu ngano, ikaboneka muri karoti, ikabona mu mashu asanzwe, mu bishyimbo bya rantiye, ikaboneka muri onyo, muri soya no mu bihwagari. B ya karindwi iboneka mu ngano, ariko wenda B ya karindwi reka mbisimbutse njye kuri B ya munani na B ya cyenda, aho bikenewe kuko abantu bose bafite B ya munani na B ya cyenda umutima ntibajya wagwara umutima, ntabwo bagira icyo bita yaba umutima uterera hasi yaba uterera hejuru, ntabwo bafite icyo kibazo. Ibyo bizaba bikenewe ngo iri mu ngano no muri soya, iyo ni B ya munani. B ya cyenda ikaba mu ngano, muri shu, borokori, muri karoti, mu mashu, epinari, uburo, puwaro, soya, ibihwagari, ndetse kubajya iyo inka zirisha cyane no mu ruzi, icyatsi cyitwa uruzi. Ibi birakenewe cyane. Naho B ya 12 y'abantu bakunda kubura benshi, ubwenge bwabo bugasa naho butagenda neza, amaraso yabo ntaremeke neza. B ya 12 bavuze ngo le vitamine B12 dans le blé, les lentilles, le soja et le tournesol. Wayibona neza mu ngano, muri ibishyimbo bya rantiye, muri soya no mu bihwagari. Rero kuko umugambi nyamukuru atari aho gusa, ahubwo twashaka ngo birabura n'ahandi henshi tuhajye, ndagira ngo nsigaje nka 2 nkaba ndangije kugira ngo nibura tubashe kumenya neza ibisabwa. Iki gitabo mfashe cyitwa Jus frappé et boisson pour être en forme. Ukuntu wagira imitobe yasekuwe se cyangwa mbese yarangiza ukaba ushaka ubuzima bwiza. Paje yacu y'ijana 18 haranditse hagira hati ntabwo turiho gusa mu gihe cyo kugira dore umutobe nshaka mwita mu witaho. Ni umutobe w'imboga w'ibirahure 2 mu munsi, ugizwe na pome imwe y'icyatsi, beterave imwe, karote zigera mu 8 zo ku rugero rwiza, amashami 2 n'amababi yayo ya seleri, na tase ya epinari. Aya moko ya 5 y'imboga afite imbaraga zikomeye. Bwa mbere ubu uzashyiramo n'indimu ariko nk'ikirungo. Ce que ce jus a de merveilleux et que tous ces ingrédients s'associent pour nettoyer les différentes parties du corps. Ibi bintu uko ari 5 iyo bihuye birakora ibitangaza, kandi ibyo ruvangavange bwabyo bwose icyo birubereho ni ukoza imigabane yose y'umubiri, yaba mu magufa, yaba mu gifu, yaba mu mara, yaba mu mihore, yaba mu maraso, yaba mu mwijima. Ibi bintu uko ari 5 biragenda bikahoza neza. Bamara kubyoza neza ati ni pome, ni beterave, ni karoti, ni seleri, epinari, none ukazashyiramo indimu. Raison de leur forte teneur en fer. Bitewe nuko izi mboga zose zihujwe zikungahaye muri fer. La betterave et les épinards aident à améliorer la qualité de notre sang. Iyo epinari na beterave bigeze muri ya maraso biyaha ubwiza buruseho. Le jus de betterave est récemment devenu un jus populaire chez les athlètes. Umaze guhinduka umutobe wemewe ku bantu bakina imikino yo kugereka cyangwa se kwiruka, batera imipira, abiruka imisozi, abagenda ku magare, abo bose bakeneye umutobe wa beterave. En boire régulièrement aidera aussi à soulager une constipation chronique. Uyu mutobe uzajya ufasha n'ababaswe n'indwara y'impatwe. Le betterave et les carottes sont également connus pour le nettoyer le foie. None kandi birazwi neza ko iyo beterave na carotte bihuye byoza umwijima wari wanduye. Le
propriétés antioxydantes de bêta-carotène de carotte protège l'organisme des inflammations. Naho ubuhangange bwo gukingira mu bwese buboneka muri vitamine A wibereye muri karoti burinda indwara z'umuriro. La carotte aide aussi à purifier le sang. Carotte rero irafasha mu koza amaraso et à réguler la glycémie. Carotte ifite umusukari ba ku rugero rwiza, et nous savons que la carotte protège les yeux et de la dégénérescence. Ati birazwi neza ko karoti ituma umuntu atagwara amaso ye ntabwo yononekara. Ku bw'ibyo ati manger des pommes régulièrement permettrait également d'améliorer le traitement des déchets de l'organisme. Kurya pome rero nabyo murabizi ko biberaho gukuraho imyanda ya buri munsi mu ngingo par le tractus intestinal, cyane cyane mu kuzibura amara no gukora neza kwayo. Rero ku bw'ibyo birabyara iki? Le céleri et les pommes sont chargées à des minéraux et des vitamines excellents pour la maintien de l'élasticité de la peau. Naho céleri na pomme iyo bihuye biragenda bikagufashiriza uruhu rwawe koroha, maze imyunyungugu irimo n'amavitamine arimo agatuma uruhu rwawe rworoha, igutoto rikagaruka, ainsi que de cuivre pour son embellissement et sa tonification. Uruhu rwawe kugira ngo rukomere kandi rube rwiza rukeneye céleri na pomme. Conseil pratique: le céleri est un aliment complet riche en sodium. Birazwi neza ko céleri irahagije uyiriye abariye n'umunyu cyangwa se afite ibyo bita sodium. Irende de quelques légumes comme le betterave et la carotte. Iyo ihujwe céleri ihujwe na pomme na betterave na karoti, facile à utiliser pour remplacer les sels raffinés dans la cuisine. Umuntu ariye neza akarya céleri, akarya betterave, akarya karoti, yaba abonye ibisimbura umunyu usanzwe ku bagira ikibazo cyo kumererwa nabi ku bw'umunyu. Une grande branche de céleri contient environ 50 mg de sodium. Muri céleri harimo umunyu mwinshi. Rero ntabwo icyo twari twagendereye hano ni ukugira ngo abantu bamenye neza ko indwara zikomoka he? Ni ihererekanyamurage, ni indemuno kavukire, ni indyo nke ikennye itetse nabi, ni umwanda w'ubujiji n'ubusirimu, ni ubunebwe ku bato n'abakuru, ni amahoro make n'umutima mubi, ni ukuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe. Ibyo byose bishobora gutuma umubiri wawe ugubwa nabi. Rero mubwiye nti biramutse ari uko twese tumenya neza icyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki ngiki, reka twongere dusubize amaso ku bwenge, ku buryo no kuri gahunda. Imiryango yacu ibe myiza kandi ibe mizima mu izina rya Yesu.